wabikoze ute mbega byiza bisobetse ubwuzu buhebuje we ndakamana mu mana oya nukuri ndi byose ndiyica nkakiza kandi uretse n'ibyo ndi ikintu nduruntu ndakantu ntari icyo utazi ndi igitangaza uwagira ibitangaza umuntu yewe ndi umuntu kandi ndi umuntu nyamara ndi umuntu nkari igitangaza ndi umuntu yewe ndi umuntu kandi ndi umuntu nyamara ndi umuntu nkari igitangaza Nyagasani wowe mugenga twese reka sabire ndapfukamye gusabye agakiza kadaheza gakize ku bunyangamugayo n'ubudahemuka bushingiye kuri kirazira bwubakiye ku rukundo kure y'ubuhemu kure y'uburyarya kure y'ubutindi uzanyihera abantu aho niho nzaba mfite byose kuko aho nzaba ndi kumwe nabo nawe uzaba uri hagati yacu ndi umuntu yewe ndi umuntu kandi ndi umuntu nyamara ndi umuntu nkari igitangaza ndi umuntu yewe ndi umuntu kandi ndi umuntu nyamara ndi umuntu nkari igitangaza ariko se koko mana koko ni wowe wagize utumuntu ntakizera umuntu oya we mu byiza byawe ntacyo utamaye wandemanye ubumana akarusha ubumuntu mu muntu ibyo biramagije ni kamwe mu ngingo zawe ndi umuntu ndi urugingo mu ngingo zawe mu bugingo bwawe nyiri ubugingo ndi umuntu yewe ndi umuntu kandi ndi umuntu nyamara ndi umuntu nkari igitangaza ndi umuntu yewe ndi umuntu kandi ndi umuntu nyamara ndi umuntu nkari igitangaza